Reka tubasuze tubifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje gukurikira ibiganiro bya Rafiki TV Rwanda, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Hanyuma rero aho ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026 nibwo twabagejejeho inkuru y'umubyeyi witwa Niyoyita Zakia bakunda kwita Mama Mary, kuri ubu utuye mu kagari k'Amahoro mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu, ufite ikibazo cyo guhisha inzu yose atuyemo. Ahangaha ubwo byabaga rwose inzu ye yarahiye imaze gushya, ariko inzego z'umutekano polisi ziraza, polisi ishinzwe kuzimya inkongi yaraje irazimya inzu ubwo yari itangiye gufatwa, ariko igikoni cyo cyari cyahiye, noneho barayizimya, inzu ibasha kurokoka. Hanyuma twegereye abantu baturanye nawe batubwira ko ari ikibazo karande gikunda kubaho, ko inzu agiyemo yose ishya. Icyo gihe rero ngira ngo twagejejeho ama-interview twagiranye n'abaturage batubwira bati aba bantu bafite ikibazo cyo guhisha inzu yose bagiyemo, inzu yose batuyemo irashya. Ubu noneho rero ya nzu yari isigaye yose yahiye yakongotse, ngira ngo murabibona ko inzu yose yahiye uhereye hasi ukagera hejuru, inzu yose yahiye neza irashya, ibati rirashya, amadirishya arashya, ibirahuri biraturagurika, yemwe n'amabati arashya ahinduka impapuro, kugeza n'aho n'amatafari nayo yahiye. Abantu rero ni ibintu byatangaje abantu cyane hano mu mujyi, kuko ubushize nubwo byagenze gutyo bamaze kuyizimya bakomeza yibamo, ariko ubu noneho byarangiye inzu rwose ihiye. Urabona ko ni ibintu byabaye mu kwezi kwa mbere, mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere, none no kuri iyi tariki 2 mu masaha ya saa moya n'igice z'umugoroba nibwo iyi nzu yahiye irashya irakongoka. Mu isaha saa 12 n'igice nibwo yatangiye gushya, harumva hari mu mugoroba. Kandi ikibazo cy'aba bantu ntabwo bajya bateka mu nzu, ndetse n'inzu bagiyemo yose umuriro w'amashanyarazi barawukupa. Ubushize rero bari batubwiye ko umuriro ujya uzamuka ugaturuka ahantu hatandukanye, yemwe ngo no muri ji uturukamo, no mu ifu ugaturukamo, ahantu hose. Hanyuma rero tukihagera twagerageje kuvugisha abaturage, reka twumve uko bavuze n'uko babonye iyi nkongi iba, noneho badutekerereze uko byagenze. Dusanze inzu irimo gushya y'umudamu w'umusilamu. Itwitswe n'iki? Itwitswe n'umuriro, ariko ni inshuro ya gatatu iyo nzu ihiye. Ni inshuro ya gatatu ahishije inzu. Inzu ye ya mbere yabagamo yarahiye, niyo yaje gukodesha ya kabiri irashya, niyo ihiye niyo ya gatatu. Iyi ni iya gatatu? Iyi ni iya gatatu ihiye. None se zitwikwa n'iki? Zitwikwa n'umuriro, ntabwo tubizi niba ari abadayimoni, niba ari ibiki bitwika ntabwo tubizi. Umuntu atwikisha inzu inshuro 3 zose? Zose. Byabaye nka saa ngapi? Mu kanya saa 12 n'igice. Saa 12 n'igice nibwo mugiye kubona umuriro urazamutse. Kizimyamwoto ije kuzimya ibura ahantu ica, ariko abapolisi baciye muri umuhanda inyuma ya unity bajya kuzimya, ariko n'ubu umuriro wanze kuzimya. Na n'ubu baracyazimya? N'ubu baracyazimya. Ni umurungu umuroga amaze guhisha ahantu hatatu, na hano mu Gakinjiro nyine harahiye, bimukira mu makoro naho harasha, bahita baza hano. Yewe ukuntu nabyumvise bavuze ngo umuriro waturukaga aho uwo mukobwa arara munsi y'igitanda, ngo niho waturutse, noneho waka harashya kuriya. Ariko ubusanzwe ntabwo ari ubwa mbere. Hariya hano mu Gakinjiro inzu babagamo yarahiye ya etaje, bimukiye hafi muri gare, nabwo inzu irashya. Tenanga bari bimukiye ni ku nzu ya ba mwana bari bamutije, nabwo irahiye, ariko tena ihishure 2. Bavuga ko ari ibirozi, niko ngiye mbitekereza. Ni ibirozi. Ngo ni ibirozi? Ni ibirozi pe, urebye nawe ubwawe birarenze. Ni ibirozi ahubwo birenze, bavuga byaturutse muri Kenya, nimba ari muri Tanzania.
ntabwo ari ibyo mu Rwanda birarenze diaspora ni ibinyamahanga ibi ntabwo ari ibinyarwanda kuvuga ngo babonye inzoka mbere y'uko hashya ni ukubeshya buri wese ari kuvuga ibyiwe ariko nk'umuntu ufite icyo kibazo ni uhangayitse cyane kuko mu Gakinjiro harahiye none se nta muntu uhiriyemo nta muntu uhiriyemo kandi buri gihe uko hahiye ntabwo hashya abantu hashya ibintu nta muntu umwe wari wahira kandi ni inzu y'isha gusa nta handi nta kindi kintu aramuye byose byahiye amabati natunguwe n'ukuntu no kubona yabaye nk'ibipapuro ibati rirashya rikaba nk'igipapuro neza tubwire ngo babonye ngo inzira hiye babona ikiyoka ibyo bintu bibaho by'ikiyoka barakibonye ngo yegora ngo kiri mu myotsi ariko ni ukubesha ibyo ntabwo nabyemera ngewe oya pe ni ukubesha birasa wabyemera ese niba ubwo burozi ari ubutanzaniya ari ubudiaspora urumva utazana n'inzu oya ahubwo uriya mugore afite icyo yahemutse agenda asaba imbabazi uwo muntu afite icyo yahemutse agenda asaba imbabazi uwo muntu yahemukiye uwo mugore uko mubona afite nk'icyo yaba yarakosheje kirari pe mugakeka nk'iki rero ntabyo tuzi ntabwo wakeka umuntu si ibyo rata ntabwo wakeka umuntu ngo yatwaye umugabo w'abandi ibyo byo ntabyo nzi nibwo bwa mbere ariko uriya muntu rwose mbana niba aricyo leta izamumarira ntabwo namenya biriya ntabwo bibaho ngange ubaye nk'umutabazi wo gufasha iriya kizimyamoto kujyana itiyo bino bintu mbonye bitabaho kubera ko ntabwo inzu yasha ngo abana babiri bo babakuyemo ariko inzu yo rwose nta kintu aramuye niba hari ikintu leta yamufasha imutabare kuko ibindi kubona ari bidasanzwe n'ibirozi bamuterereje hano urumva leta yamutabara gute kandi ari ibirozi bihatwika hari ukuntu nk'imiryango yaba izira umuntu nk'imiryango avukamo mbega babona ari ngo gutera imbere bakamuterereza biriya bintu kuko niba inzu yo mu Gakinjiro ya mbere yarahiye nawo mu makoro akaba yarayishije indi niyo agiyemo akaba nayo iyi ni iya gatatu urumva ni ibintu bamuterereje ntabwo ari gusa ndahigereye pe nta kantu gasigaye yose nta kantu gasigaye kabisa ndako usibye abana babiri bari barimo bo bakuyemo nta kindi kintu aramiye ko bazikuye mu negisi iri ku ruhande se ntabwo bazikuye urumva rwose mumukorere ubufasha mumutabare iki twamushabira ni ukugira ngo biriya bintu bamuroze nibura agira nk'abisingije baboneka nibura bamuvuze biriya bintu bimuveho kuko ni karande ni karande ni kubona biriya ni karande ni abakurambere ni ab'iwabo kabisa baba barabimuterereje yewe numva ubufasha bamuhereza ari ukumushaka akavuga ikibazo afite yamara kugisobanura bakamuhereza umufasha bwo kumuvuza birakomeye pe none se wabonye bimeze bite njye nabonye bikaze kuko n'ubwa mbere yahiye mpari mu kurokora ibintu byose barabisohoye basohora imyenda yose iri mu mazi muri make ntabwo bemerewe gutunga umwenda utari mu mazi iyo byaje bituruka mu myenda rero n'ubu ngubu noneho nta n'ikintu kirokotse ni abantu gusa barokotse byose birahiye kuvuga ngo iyo bagiye kwambara umwenda imyenda iba mu mazi byashoboka bashyira mu masafuriya biri mu mazi ni uko bajya kwambara ntabwo tuzi uko bayambara ariko twebwe twayibonye iri mu mazi nta mwenda n'umwe wari uhari uwo munsi uyu mubyeyi ko ababaje oya ni ubufasha mugomba kumuha uko gushya kw'aya mazu bimaze imyaka ingahe bitangiye uyu mwaka ntabwo ari uyu mwaka ahantu yabaga bwa mbere harahiye yimukira hano mu Gakinjiro harashya yimukira hano irashya kizimyamoto irahagera ihazimya yose itari yafatwa aribwo ibyo byose twabibonye ayigumamo none yahiye yose nta kintu na kimwe arokoye
Narcisse ndi umukarani hano agasirino banyita minota genda kubwiza ukuri Minota byagenze bite ukundi byagenze genda ndago nabibonye neza narindi mu kazi noneho baravuga ngo inzira iyi kandi ari ubwa mbere bibaye 4 fois ariya bibaye 2 fois 4 fois seulement 2 fois noneho ariko ndago tuzi ukundi bigendaga yende mu karani ariko ngo n'abadayimoni oya urajumbaza ndago mbizi urajumbaza ikibazo nyine ngo n'abadayimoni bayitwika ndago nabimenya ahubwo twebwe baradutabazaga ng'abakarani ngo muze mudutabare ariko noneho ng'ubutabazi bwa Nyagasani ni Nyagasani cyangwa leta ikabikurikirana n'amasengesho menshi ukuri yawe izina ry'Imana azatwika inzu nyinshi icyo nasabira uriya mubyeyi ni ugusenga mukamufasha ku masengesho kuko nawe nikigerageza ari nacyo ntago yorohewe nta kindi Imana nabese mbese abanyamasengesho bamusengera iki kigeragezo kikamuvaho kuko ntiyorohewe pe abanyamasengesho aribo bakora Imana aribo bakora nta bundi butabazi bwahaba kereka gusenga none se uko inkuru yabaye Kimomo ko amaze guhisha inzu nyinshi ubu ngubu barabaye koko n'indura mu inzu runaka aho urukumva ubwo ni urugamba namwe mwabiba ng'abanyamakuru namwe bwose mwamukorera ubuvugizi mukareba nta hantu afite pe nta n'ubuhungiro kugeza ku iyi saha afite nta buhungiro afite kuko n'ubuntu uruhande rwe kumwiyegereza ni ikindi kizamini kirimo ni ikigeragezo yicaranye ntawe pe ni ingongesha izi nkongi natwe twaziburiye igisubizo ko nta muriro bagira nta na gaze bagira mbese twarayobewe ujya kubona ukabona n'isukari irahiye wajya kubona ukabona ji irahiye ukabona irahiye turaturanye biterwa n'iki ntawamenya natwe byaratuyobeye bamwe baravuga ngo bamugiriyeyo abandi bakanavuga ngo bishobora kuba atari ibinyarwanda ngo ni ibitanzaniya ababivuga bo wababwira iki bifite ishingiro ibyo nta shingiro bifite se ko muri leta batemera uburozi muri leta ntibemera uburozi kandi abarozi barahari si mwese ni mubizira abarozi ntibahari nta mashanyarazi agira nta gaze agira ujya kubona ukabona ibintu birahiye no bigeze naho bamutwikiriza umukandide kandi ni inshuro ya kabiri ubwa mbere yamanjije hashya ibyo mu nzu akajya harashya ibyo mu nzu none barangije hashya inzu kizimyamwoto irayizimya iyi ni inshuro ya kabiri rero igarutse ije kuzimya nanone ije kuzimya inzu yo mu Kakigeri ni y'umukecuru witwa Mukakigeri hari umuntu uzongera kumukodesha inzu leta ni ukugira icyo mubikoraho ni ukumushakira ubufasha nyine aho yaba akareba no se umuntu w'umukecuru urabona arajya mu muhanda se noneho arajya mu muhanda ariko mutamugira n'inama zo kureba nk'umuganga w'ibyatsi akavuguta ese mbona nawe uri mukuru se wowe wamumushakira bya bintu birakomeye n'ubwa mbere nabibona iriya nzu ukuntu ihiye nubwo aba ari uburozi ntabwo bwavurirwa mu Rwanda iriya nzu ukuntu ihiye n'uburozi ntabwo bwavurirwa mu Rwanda reka kuko buriya burozi burakomeye nubwo bwaba ari uburozi hasi y'ubutaka bakareba munsi irahiye bikomeye mana ni n'ubwa mbere nabibona wongewe none se byagenze bite wowe wabibonye njye nahageze kare nahageze inzu tubonye umwotsi uri gucumba hejuru turagenda tuhageze dusanga inzu yafashwe abantu bagerageza kumenamo amazi ariko bitewe n'uburyo umuriro wari mwinshi ntabwo byari bwakunde ariko yahiye biteye ubwoba n'umuriro udasanzwe mbere none se inzu ishya bari batetse se ntawamenye twasanze inkongi yafashwe neza inzu itagira amashanyarazi ntigira gaze mana ni ibibazo pe ese mutubwire ngo umuriro uva muri ji Songo ibyo bintu nawe kuri umunyamakuru ubwo uri kubyumva ibyo bintu nawe uri kubyumva uvaga muri ngo umuriro uva mu isukari uva mu sukari ngo uva mu nyine wowe ushobora gutereka hasi nk'ikintu agasanga cyayonze cyabaye umuriro ngira ngo rero murabyumvise uko byagendekeye uyu muryango ndetse abantu bakavuga bati ni abazimu ni abadayimoni rwose
ntabwo ari gusa kuko inzu yose agiyemo irashya, iyi ngiyi ihiye ubugira kenshi, bagenda ishya umuriro utomboka bazimya, umuriro utomboka bazimya, umuriro utomboka bazimya, ubu ngubu noneho ho warenze igipimo, warenze imbaraga, urabona abapolisi barimo barazimya, abantu bose bahuruye rwose bazana kizimyamoto irazimya ariko biranga, ku buryo inzu yagezeho igashya yose igakongoka, abantu bakavuga ati ibi ngibi ni abazimu, ni abadayimoni, ni amagini se cyangwa ni amashitani, cyangwa ni umuntu yahemukiye akaba ari we uramuterereza ibi ngibi. Hanyuma rero ngira ngo ubushize nganira n'umupfumu mukuru, umuganga mukuru Rutanga rw'amaboko, yavuze ko ibi nta kitagira impamvu, ko bishobora kuba wenda ari inkongi z'umuriro zibitera, atari ko abaye atari inkongi z'umuriro hashakwa iyindi mpamvu, niba wenda ari abakurambere babitera cyangwa se niba ari umuzimu utaraterekerewe bakaba bamuterekera, noneho bakareba impamvu ituma aba bantu bakomeza guhisha inzu, noneho inzu yose agiyemo uyu mubyeyi ikaba yashya, akavuga ati reka turebe ko noneho twabaza abakuru tukamenya impamvu. Gusa icyo abantu bakomeza kuvuga ni uko uyu mubyeyi rwose akwiye kwitabwaho, akareba icyo yafashwa, haba mu rwego se rujyana no kumenya impamvu izi nkongi zibaho, cyangwa se abandi bakavuga bati ibyo ari byo byose nawe ashobora kuba azi impamvu ibitera, nawe agomba kwicara akinira akibaza, akabaza akamenya ati se ibi bintu kuba biba ubundi impamvu ni iyihe, biterwa n'iki, ni iki kibitera, noneho akaba yashaka igisubizo we ubwe, mu gihe kugishakira ahandi byakwanga, noneho we akaba yakwishakamo igisubizo nyirizina cyatuma ashobora kumenya aho ibi bituruka, akamenya imvo n'imvano, akaba yabasha kwishakira intsinzi, kuko ari abashehe barasenze biranga, basoma amaduwa biranga, abantu bose biranga. Ubwo rero nashakishe izindi mpamvu cyangwa se ashakisha ahandi yakura imbaraga, haba kuri Yesu, niba Muhammed byaranze na Yesu nibyanga ajye kwa Ryangombe, nuko ashaka impamvu yatuma agira umutekano, agatuza, niba ari n'umuntu afitanye nawe ikibazo akaba yamusaba imbabazi. Nubwo abaturage bo bashyiramo no gutebya bakavuga bati aya ni amagini cyangwa se ni amadayimoni y'amanyamahanga, si amanyarwanda, bati ni amadiyasipora, ntawamenya rero, ubwo ngubwo niwe uzi we n'Imana ye, cyangwa se niwe bafitanye ikibazo kuba bagikemura. Njye nitwa Rafiki Kabenga, reka mbifuriza ibihe byiza no komeza kunogerwa n'ibiganiro byacu, mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha, ariko twibuka uyu mubyeyi kumusengera no kumusabira, kuko arakomerewe kandi ntabwo yoroherewe, dore ko abantu bose bavuga bati ubu ngubu ninde wamuha inzu, ninde washobora kumuha aho aba. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza.